gitifu babyumva abayobozi b'utugari n'imirenge hatazagira abantu bongera gukura abaturage mu mirenge mu tugari bose bakaza kubigiza ubusa bagahomba umuryango wabo gufana amavubi match ya kabiri Nigeria ibyaza kuzana mwabibonye Lesotho koko Lesotho n'abanyamakuru turabizi urayimitswe n'abanyamakuru ngo yatoje Tanzania n'u Burundi nishimiye Perezida Paul Kagame urutangira yego batanze imodoka zikakuzana abaturage bakabakoreka bwako natwe badukunganya unarezeta amafana bangana gutya yego nyakubahwa Perezida tubabare tugusabye imbabazi n'uwiteka ntabwo abyemera bavuga mu gifaransa ngo quelque chose maintenant quand même pas bisobanura mu kinyarwanda bivuga ngo cyangwa navuga ngo ihene yanyereye mu giheri cyangwa mu bugari ikubita itako ku makoma iravanga byaye ngame nahabona abantu ba Kigali nizi cyane reka ntangire mbabwira ni amavubi oye Lesotho oye muti gute hari ukuntu birangiye banganya impamvu ni iyihe ndaje nyibabwira ariko reka mbanze bakubite ishusho y'uyu munsi ukuntu yari ihagaze hano kuri stade Amahoro byari bicika ntabwo byari bisanzwe byatangiye abantu baza ku isasta wumve ko byari bikomeye cyane bakigera kuri iyo saha nibwo abantu batangiye kwinjira abantu baribaza bati byagenze biti impamvu nuko hari umuyobozi w'umujyi wa Kigali yigeze kuvuga ngo ibanga ryo kugera hano no kuzinduka abafana babyubahirije nanjye rero nahageze kuri iyo saha mageze ngira ngo nazindutse ariko nsanga bahanana ubwo rero nyimara kuhagera nahise ninjira ntangira kubona ko abafana bakunda ishipe yabo byagenze bite rero uko abafana bifuzaga yuko umukino urangira ntabwo ariko bigenze umufana wese yavugaga ati mana yanjye amavubi yatsinda abandi bati abanyamakuru nabo ati iyo umuvubi atsinda bigenze bite abafana byanga bikunda turi buze kubabaza ese nirihe kosa babonye nirihe kosa ahangaha mpise nk'umura n'umufana arabanza kwibwire dukwita amazina yawe umufana wa mbere na mbere hano tubwire witwa nde waturutse banza wahe gikona nako bagikora tuvuze byinshi niba uri umusiporutifu byanga bikunda ahangaha uri munyamakuru n'umufana yavugaga ati amavubi aratsinda ngo ka Lesotho ni agakipe koroshye wowe ubibonye ute amakosa agaragaye he kuri buri mpande Lesotho sani Rayon Sport Lesotho siri aho ni ipfutse uko yiboneye ariko Lesotho ahubwo reka maze ngwibirisekere aya mavubi tubonye gusa nkaye gikora international ngwibirisekere ni ibanga bagitifu babyumva abayobozi b'utugari n'imirenge hatazagira abantu bongera gukura abaturage mu mirenge mu tugari bose bakaza kubigiza ubusa bagahomba umuryango wabo gufana amavubi abantu ntibavuga kuri kubagumura abantu ntibavuga kuri kubagumura oya cyabagumuye gikona ndamushyigikiye yego tubwira umwanya n'uwanyu umwanya n'uwawe ndabagumura amaso yanjye karabiri amaso yabona yahumye se urugamba ariko ntabwo baruharangiye gute s'il plaît dukunda igihugu cyacu ntabwo tucyanga stade Amahoro ijyamo ibihumbi 45 si match ya kabiri Nigeria ibyaza kuzana mwabibonye Lesotho koko Lesotho none urugamba rurarangiye yego yaratozaga utsinzwe sorebye match yisize amavubi ubu ni nko gutsindwa ni nko gutsindwa warebye match yisize amavubi uramutoza agiye yaratoza sekeri nibanga ibi nukubabaza perezida wa Republika na minisiteri ya siporo ikosa n'abakinnyi cyangwa ikosa n'abatoza nuwazanye umutoza gute umutoza waje bwa mbere yaratsindaga nta kibazo twagiraga bazanye dashi murushi kubera yuko ngo yatsinda ikibazo si umutoza ikibazo Tanzania n'u Burundi abakinnyi bakinaga Thomas Gihari uriya mutoza barakinaga Gihari yose yababanjemo barakinaga niba uzi buri mukinnyi wese w'amavubi hari utashyizwemo ukumva ko yarenganywe utashyizwemo nawe yanahindura n'ikipe yakinnye neza kuri Nigeria byose yabihinduye nta kibazo cyabaye ariko ikibazo ni icy'umutoza Mayeri yo kudefanda igitego yatsinze nta kindi kibazo aka kanya amavubi nta mwenda uraranye uri ku mwanya wa kangahe umwenda twebwe nk'amavubi twishimye bwa mbere tuyoba umwanya wa mbere ariko turabimenyereye turiyakira nk'abafana ariko amavubi afite amanota 8 aka kanya ari kunganya na Benin nta mwenda South Africa yari ifite 10 South Africa nitsindira giranga 13 yaje ku mwanya wa mbere n'ubundi muri iri tsinda twari turiyoboye ubwo urumva turimo tujya hehe ariko ni umwanya w'agateganyo ntabwo ari w'agateganyo amanota 8 ugareba bayanga 5 bazoza kurema amanota 5 biba bigoranye ku ikipe y'igihugu yego
n'izindi zaba zatsinze n'izindi zongere zikine zizaza zivuguruye Amavubi si bazongera yivugura tumenye tugire icyizere nk'abanyarwanda. Abafana bati ntabwo twishimye ngo umutoza bazanye nta kintu adukoreye, ariko se ibyo bari kuvuga nibyo? Umufana reka dushakisha hano umufana byanga bikunda ufite u Rwanda ku mutima. Amavubi ari ikosa akoze muri uyu mukino. Arikoze cyane. Irihe? Ubu ngubu ura mutoza nagenda asimbuje nabi. Asimbuje akimusahabo kandi umuntu utirira umupira. Kwa tugize amahirwe Afrika y'Epfo yabayivanye amanota. Yego. Yatakaje nayanganyije. Ahubwo dufata dusora umwanya wa mbere. Ariko nk'abanyarwanda turababaye. Atanu ni menshi. Uvuze Sakim, hanyuma inshuti Inosa we ku ruhande rwe yagongaga. Yarafite imbaraga. Kumusimbuza ni ikosa? Ni ikosa. Umutoza azi gusimbuka. Uno mutoza w'Amavubi ikosa ryabaye ku gitego. Ryabaye ku gitego. Ikosa ari ku gitego n'umutoza uri hasi cyane. Ikosa ryabaye ku gitego batwishyuye. No gukina basubiza bari inyuma. Umutoza dora twiga buri munsi. Bitwe nuko bayiha umunyarwanda bikaye. Kugira ngo hafate umwanzuro mwebwe murabona ari ikihe gisubizo gikwiye gufatwa kugira ngo n'izindi match Amavubi afite azakine neza. Bashaka umutoza ukomeye. Uriya mutoza nta kintu afite. Uriya waseze. Minisiteri nishaka umutoza. Umutoza yarafite CV wa mbere. Urayimitswe n'abanyamakuru turabizi. Urayimitswe n'abanyamakuru ngo yatoje Tanzania n'u Burundi ngo yaberwa no gutoza u Rwanda. Genda byumva byose. Arasimbuza nabi. Oya wewe wiburana Iziramindu n'abanyamakuru nizo zitumye bahita badutse. Mwese muri kugaruka ku mutoza. Ni umutoza. Jewe ndagira ngo mubwire Tanzania. Umutoza ubeshya ngo akunda Amavubi arayanga. Nje ndagira ngo uyu mutoza mumugereranye n'umutoza ucyuye igihe. Reka nkubwire. Nje ari ukugira ntoro uriya mutoza. Nibihwanye? Reka nkubwire. Uriya mutoza birukanye niwe utsinda. Se muratuzanira abatoza batazi kureba ibintu byinshi. Reka nkubwire. Umutoza yaratsinda nuko bamwirukanye. Abafana bagenzi bawe bari kuvuga umutoza, nawe niwe ukomeje guhagararaho. Hariya ni umutoza ubiteye kuko ubonye nka hariya ikarita y'umuhondo ariye bitewe n'ikosa yarakoze ryo kwinjira mu kibuga ashyushye mu mutwe cyane. Erega nawe wagira ingingimira kubera urukundo rw'ikipe yawe nawe ushobora kubikora. Ubwo yishimye ariko no kwishima ukarenza nabyo ni nikosa. Hariya agombaga gutuza kuko n'iriya karita ntabwo aba yibonye nabyo bibaye ikibazo. Hariya naho tuhuje n'ikibazo buriya kuvuga ngo ikipe y'u Rwanda arayikunze ariko nanone hariya agiye yitonda gusimbuza kwiwe byabaye impinduka. Iyo adasimbuza ntabwo tuba turiye kiriya gitego. Kuri mwebwe hari umukinnyi utakinishijwe mukaba mubona ko byabaye icyuho? Arahari abakinnyi bo nta kibazo bari bafite. Hariya mu kibuga bari barimo neza. Bakinaga neza. N'ikipe yacu yari ihagaze neza. Twe twaje twabyiteguye. Yego. Ikibazo ntabwo ari abakinnyi yakinishije. Ikibazo ni ikihe? Biragaragara ko babeshe. Ahubwo ikibazo yakoze wafashe babonye bamaze gutsinda afata sawa Hakim badefana akabasha no kwataka bikagenda neza. Rero iriya pasi yatanze. Wowe se kuri umunyamakuru. Ajya kuzana amasabune. Yego. Ikibazo ari iki? Ntabwo ari umuntu ukiri undefana. Ntabwo batsinzira kipe uri kwirusha urangize ujya gufata abakinnyi ujya kubadefanisha ikipe itakurusha. Iriya kipe ni ikipe iri gufata igakina yataka umupira umwe urawufata wishyira mu izamu uri kubibona ugafata hano hari umufana witwaje inyamaswa sinzi niba yayikuye muri Nyungwe cyangwa se mu Kagera. Aka kanya nawe tubwire ikosa Amavubi akoze. Yego. 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 Urabisetse? Urishimye? Njye kamaze mbabwire. Yego. Nishimiye Perezida Paul Kagame urutangira yakoze. Yego. Batanze imodoka zikakuzana abaturage bakaza kureka ko yakoze. Yego. Natwe badakunganya unarezeta amafana bangana gutya. Yego. Nyakubahwa Perezida tubabare tugusabye imbabazi. Yego. Twebwe abafana twaje. Abakinnyi nabo badutengushye. Twebwe ubutaha tuzongera tugushimisha. Mwatwe abafana turababaye. Yego. Ariko muzehe wababaye wihangana. Ikibazo ntabwo ari twebwe. Twema twatoreje twaje nawe twagutengushye. Ikibazo ni bano bakinnyi. Reba kunganya na Lesotho. Ubuze mudatsinda hanyuma se ku ruhande rwawe byari kunganywa nk'uko Amavubi yari kubura igitego hanyuma Lesotho igatsinda. Ntabwo kutsinze kunganya na Lesotho cyane kubafana bangana gutya nta kiyongere ku manota se. Nukuri kw'Imana reka mbabwize ukuri yewe kwanganya na Lesotho byatwumva ko natsinzwe Lesotho. Yego. Uya mu bigo nko kumva Shesheri yaje hano tukanganya nayo Lesotho twatsindiye iwabo. Yego. Ijana wacu turanganyije aho dutsinze ninga dutsinze rwose ngenda ndababaye kumva ngo nanganyije na Lesotho
iriya kipe ya Nigeria yaraje ikambona ibitego 2 yaturushije twayidefanze tukabona ikatubana. Ariko ku rutonde rw'agateganyo ntago muri ku mwanya umwe mwebwe na Lesotho. Bayibaza nyine ikipe iri ku mwanya wanyu twa turi imbere yayo. Yego. Tukanganya nayo. Ni nkaho dutsinze natoshe bashaka bayiyahe. Hanyuma mwebwe nk'abafana bakunda Amavubi muturuka mu makipe atandukanye. Hanyuma ubutaha Amavubi muzatererana nk'igihugu cyanyu. Ntabwo yatererana kuko aya Mavubi aba ari amakipe dufana bajya bafatamo umukinyi. Tubatereranye n'abacyacu twa tubatereranye. Twa twaje gushyigikira abakinyi bacu. Yego. Ntabwo twateranya gutaba zisubiro ntibazajya bagumya kudusebya guke. Umuto badusebye bari hanze ari bonyine. Mu gihe barani wacu base bareko bari imbere y'imbaga z'abantu bangana guke. Hanyuma se umutoza ahindura iki tukurekure utahe? Umutoza nta kintu avago yahindura n'umukino wa kabiri ngene n'ubwa mbere mubonye umukino ubanza nawe naye nabonye. Mubonye ubu ngo ari ugusimbura. Bamwita Murici. Yakoze asimbuza atuma mubona naye namubuze. Yego. Asimburiye itumye mubona. Yego. Yego hari ikintu watubwira wowe? Reka mbabwire mwabakabumwe ndababaye kandi mbabashwe nuno mutozo we cyangwa akunda Amavubi. Perezida aragira gutya akaduha imodoka zituzana cyane tukaza tuje kubabara. Yego jewe nkanjye Gikona ndabivuze. Wenda nuko nivuze Gikona ariko twaje gufana Amavubi cyane kuri twese. Jewe ndabivuze nta kuntu perezida yaduha imodoka zituzana ngo umuntu uza nkura tubabaze. Igifungo cy'amezi 3 arakitse niba kimuhe ni hasahabu y'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 8. Yego. Niba kaje batubabaza turi abanyarwanda. U Rwanda ku mutima kuri ki benshi bari kugaruka ku mutoza ngo ni ufite amakosa wowe nawe urabyemera? Icyo navuga kwirukanga cyane ariko kugera ku mirongo mbere. Muri abantu badakunda kure umupira niho bagira amagambo menshi nabyivugiye neza ko babonye imodoka z'ubu ahubwo bazaje babaca 5 kugira ngo binjire muri stade. Abantu batagira ikintu bakora niho baza muri stade nibanafane abafana dore nkungu iminwa yanjye yumva. Iminwa yanjye yazanye bisebe abantu bicaye muri stade bameze nk'amapoto ngo badutsinze ko ubu ishoti rimwe rishoboye kugara mu izamu. Ibyo twagerageje byose ubu banenze abakinnyi bose banenze umutoza n'akazi kose kabaye mu kibuga. Je ntabwo byo ngibyo mu kigike twabihuza n'abafana tubonye basohoka ku munota wa 80. Nukuvuga ngo abantu baje mu mupira batazi iby'umupira baje ku itike y'ubuntu. Baze bavuga amagambo rega bamumva yuko ahanga twaje guseka. Ariko baje baca amafaranga kugira ngo umuntu azageza kureba umupira ara ukunze azi n'icyo aje kureba. Wowe ntago wemeranya n'abafana bari kuvuga ngo ubutaha ntabwo bazagaruka. Abantu ubundi niba abandi bavuga ngo kwinjira n'igihumbi cyangwa n'ibibiri nibo ntase urumva. Dusanga tureba umupira w'Amavubi tureba mu Rwanda tukarana mu mahanga. Twebwe twabanye abatoza benshi batozije Amavubi. Ibyo kuvuga ngo umutoza ngo nta kintu yakoze akironje Jereka nkubwira mbere na mbere babanze ntarirase babanze bashakisha uriya mupasiteri wavuze ngo Amavubi azagera mu cyisi afungwe aratubeshye. Ariko ntabwo match zirangiye haracyari n'izindi. Ariko karuka abakozi b'Imana bahura n'ibigeragezo tekinike ya cicika musenzi ukuntu bigenze mu kuntu bimeze. Yego. Reba nkuriya mutoza. Yego. Zumaze kureba imikino myinshi Amurici ubu sahabu yagombaga kuvamo kuri amunota. Urabona ukuntu Mediani isirangara yakora nshuti no sa okay yagombaga kuvamo wenda birumvikana yanananiwe yanakoze. Yego. Uriya icya kabiri ku mutoza buriya abantu batize bararushye. Rero icya kabiri ku mutoza rero iki bakoje icya kabiri ku mutoza nk'ubu uriya mutoza ikipe yayibonyemo igitego akibona mu minota myiza ajya kudefanda abona ikipe ikinika. Biriya bintu si amakosa ni amakosa mabiri n'uwiteka ntabwo abyemera. Bavuga mu gifaransa ngo quelque chose maintenant quand même pas bisobanura mu kinyarwanda bivuga ngo cyangwa navuga ngo ihene yanyereye mu giheri cyangwa mu bugari ikubita itako ku makoma iravuga ngo byahengamiye nahabonye. Bakongera bakavuga mu gifaransa ngo 4-5 winova ayemuso ngo 4 pour sa fête. Hindura mu cyongereza. Mu cyongereza. Yego. Yes good rama bitanu warambyaye. Ratabikora. Tudakora nk'isabune tugure tujye hejuru. Umva. Bundi twaragiye hejuru. Wenda amabyimbwa ntabura mu bwoya nibyo njya mbabwira. Yego. Amabyimbwa ntabura mu bwoya. Nk'ubundi ubwoya no buriya rero biriya nibyo nkubwira. Yego. Abakozi b'Imana duhura n'ibigeragezo. Yego. Nuko dusenga
ariko nta kibazo twebwe turi abanyarwanda dukunda Amavubi dukunda u Rwanda ariko niba tubabarire urumva niba tubabarire baganize barabasore muzanarize kuri pano za barashoboye bakora umutoza ikibazo cyari cy'abafana buriya bamenyereye byanarize mwebwe yego ngo birukanije umutoza wa peri none bagiye no kwirukanisha dere murushe ashize nose abafana bafata umwanzuro wa nyuma wa peri bose baratujengereje ariko nawe rero biragenda ngo baza mu kibuga urumva baza birukanka bameze nk'abatanguye umuntu wa interview urabona iri kweza nikubwira ngo peri yakini hano wa Musenyi kuri kwa bane kujya peri yego ngo babonye umupira peri arimo aravuga bagenzi bawe bari kuguhamagara kandi kanye baza kuvuga ngo yego Gilbert ngo barafina ngo niwe wadutsindishije kamugire ikintu cyanyuma asante sana turabona wishimye akandi abandi barababaye wowe ibyishimo uri kubikura he ntabwo ngewe ubundi mu buzima busanzwe ngewe ibyishimo ndabigira nkorana nabyo ariko ngo Amavubi barayadwinze nyine Amavubi yego twatsinzwe yego ariko twagerageje twanakinnye nuko tutigeze tugira kabisa twagerageje no n'imbaraga zacu zose yego ariko nyine birangiye nyine Amavubi abaye ntabwo ugotira Amavubi nawe usanzwe uza kureba match z'Amavubi cyangwa waje kubera ubuntu sha oya zaperereza yewe mporanza kunuza ku mupira w'Amavubi yego hanyuma wowe byibuze aya makipe abiri uko ari Amavubi na Lesotho amanota kuri ruburi ruhande amanota ya mbere jewe nayaha Amavubi uko Amavubi yakinnye n'icyunzwe cyo kwaje kwa ndani kwa chini kiraza kuri wowe yego rero iriya ngo riba Lesotho riba iki Lesotho ya Lesotho none nta niyo waruzi nta niyo waruzi no siba bavuga ngo Lesotho ariko sinzi n'igihugu ivamo no se yaturutse buriya mu Burayi cyangwa yaturutse muri Amerika Lesotho ko nayibonye yaturutse muri Afrika hagana hehe ntabwo mazi pe muri East Africa cyangwa se mu majyaruguru ya Afrika wasanga yavuye ni Burundi oya se kandi Burundi ari igihugu nyine ubwo nose igihugu gishaka kuba igihugu ariko nyine n'ubundi ikavayo byanze bikunze yego sportif usanzwe uyikora ubundi siporo muri rusange ndayikora uyu ni umushushu wawe ni musheri wawe tubwire nta kibazo rwose ushaka nkubwira iki tubwire Amavubi ukuntu yabonye ibyo by'Amavubi wa muzungu yateye ibwiriza ntakiri mvuga ni utumye atanga igihugu ni utanze igihugu rwose kuko ibintu asimuje ntabwo bishoboka nabahe bakinnye se y'imyamahirwe twumve niba bari gutsinda uramutepa muri rutsiro ngo ni butsiro nabo n'ubundi nyabona rutsiro reka nkubwize no mutipu no muzungu ndakubwira ngo niyibwirize leta yikomereza ntanavuze yego mbo muri kubyumva rero abafana bafite iki akangononwa bari kuvuga bati ngo umutoza ngo bamwirukane twebwe tuzegera abasportifu badusobanurire niba koko iri kosa ribaye kuri uyu mukino niba ari umutoza urifitemo cyangwa se ari abakinnyi kuri rusange reka tubabwire tuti mukomeze mudukurikire twebwe twitwa Kigali News Channel. My name is Mr. Journalist. Ciao ciao, we are see you again. Ntabwo nzi ko buriya abafana bizana ntabwo nzi ko bizana
yaba imiriro yaba basikete yaba abasha gutera n'umukongomani batuze ko azajya kutureka ura n'umukongomani se n'umunyarwanda analize ziba ziri muri bya sasa yarawutanga Grazie.